Igice cya 19. Umukene ugenda atunganye aruta ufite ururimi rugoreka kandi ari umupfapfa. Kubaho udafite ubwenge si byiza. Umuntu wihutira ibyo atazi ayoba inzira. Ubupfapfa bw'umuntu bumuyobya inzira ye, kandi umutima we winubira Uwiteka. Ubutunzi bugwiza inshuti, ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Umugabo w'indarikwa ntazabura guhanwa, kandi uvuga ibinyoma ntazabikira. Benshi bavuga amagambo ashyeshya imbere y'umunyabuntu, kandi umuntu wese akunda utanga. Abavandimwe b'umukene bose baramwanga, inshuti ze zose zirushaho kumwirengagiza. Iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Uwishakira ubwenge aba akunda ubugingo bwe, ukomeza kwitonda azabona ibyiza. Umugabo w'indarikwa ntazabura guhanwa, kandi uvuga ibinyoma azapfa bizize. Umupfapfa ntakwiriye ibinezeza, n'umugaragu ntakwiriye gutegeka ibikomangoma. Amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Uburakari bw'umwami bumeze nk'ubw'intare itonoma, ariko ineza ye ni nk'ikime gitonze ku bwatsi. Umwana upfapfana abera se ikirumbo, kandi intonganya z'umugore ni nk'ibitonyanga bidatuza. Urugo n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Ubute butera gusinzira ubuticura, kandi uwinaniwe arananuka. Ukomeza amategeko aba arinda ubugingo bwe, ariko utita ku nzira ze azapfa. Ubabariye umukene aba agurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Hana umwana wawe ubwo ukimwiringiye, ariko ntumuhanire kumwica. Umunyamujinya mwinshi azabihanirwa, kandi naho wabimukiza uzongera wihete. Emera inama kandi wumve icyo wigishijwe, kugira ngo mu maherezo yawe uzabuze ubwenge. Mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora ahaze, ntazagerwaho n'ibibi. Inyanda ishyira ukuboko ku mbehe, ariko ntiyitamike. Kubita umukobanyi, kandi abaswa baziga kwitonda. Bwiriza ujijutse, nawe azamenya ubwenge. Usesagura ibya se agasendesha nyina ni umwana ukoze isoni, akaba n'igitutsi. Mwana wanjye, reka gupfa kumva ibyo ubwirizwa ngo wiyobagize amagambo y'ubwenge. Umuhamya utagira umumaro agahisha imanza zitabera, kandi akanwa k'umunyabyaha karyohera ibibi kakabimira. Ibihano biringanirijwe abakobanyi, kandi inkoni zitegekeye ibitugu by'abapfapfa.